ntabwo Imana ishobora kukuzamura ku yindi sikariye itaragushongesha. Kugira ngo igugeze ahandi hantu ibanza kugushongesha. Dushimye Imana muri iki gitondo. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugarutse mu ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Nsanzumwire Emmanuel. Munyemerere dushime Imana mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, ngushimiye gukomera kwawe. Bana nanjye muri aka kanya, mpagaritse ikirogo y'umwanzi Satani, tindana nanjye muri uyu mwanya, nere kuvuga ibyanjye ntaba ari njye na gato, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera rero Mwami nyir'ijuru n'isi, kirogo ya yose y'umwanzi Satani hagarare, haboneke izina ryawe n'ijambo ryawe, haboneke kandi ububasha n'ubushobozi bw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze rero kugiye kubana n'ijambo ryawe Mwami Yesu, ukariherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigaragara muri Yobu igice cya 23. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 8. Dore yigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'iburyo kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiruzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. 10 ariko izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. 11 ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. 12 ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse n'amagambo yayo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. 13 ariko igira icyo yitumye, ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Amagambo y'Imana. Bene data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ababishaka baraza gukomeza basome Yeremiya, ariko naho reka tuhasome tubitwarire rimwe. Yeremiya, muri ihangana gatoya. Yeremiya 9 n'umurongo waho wa 6 haranditse ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore nzabashongesha mbagerageze, ukundi nagira abantu banjye ni ukuhe. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana kubw'aya magambo y'Imana dusomye muri Yeremiya, aravuga ngo nzabashongesha ukundi nagira abantu banjye ni ukuhe. Iyo Bibiliya ivuze ngo nzabashongesha mbagerageze ukundi nagira abantu banjye ni ukuhe, Imana y'amahoro idufashe kumvira ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo kandi muri Yobu 23 duhera ku murongo wa 8 tuzoza na 13. Ni amagambo akomeye, ntekereza yuko arimo ubwenge n'ubwiru bw'Imana bukomeye. Imana ize kudufasha kuza kumva ibi bintu, kuko na magambo ntekereza ko ntari busobanure ku bwanjye, ahubwo ndi buze kuyasobanura ku bw'umwuka w'Imana. Imana y'amahoro imfashe kugira ngo wowe unyumva uze kuza gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro irusheho guha umutima wawe kumva ufite ishyaka no kunyoterwa no kumva ibi bintu. Bibiliya yavuze uyu mugaragu w'Imana Yobu niwe wari umukiranutsi w'icyitegererezo mu bo twize cyangwa se abo tubasha kumva. Yobu yarakiranutse, abana be bamushiraho. Yesu arakiranuka, amatungo yamushiraho. Yobu akiranuka, amatungo yamushiraho. Yobu akomeza gukiranuka, umugore wagira hana amubwira ati yakana Imana yawe wipfire. Yobu agerageza gukiranuka, Elifazi na Biludadi bamushinyagurira nk'inshuti ze zari za hafi, ariko akomeza guhamya Imana. Tugeze kuri iki gice dusomye, Yobu aravuga ngo nigira imbere ariko sinyibona, nasubiza amaso inyuma naho sinyibone, ngo ijya yihisha mu kuboko kw'ibumoso ngo ahikorera, ngo naho nayishatse ndayibura, ayishakira ngo niburya arayibura. Aha ndavugana n'umuntu uri mushaka Imana ariko akaba yarayibuze. Imana y'amahoro idufashe kuza kumva ibi bintu. Birashoboka ko wayishakiye iburyo
ukayibura, birashoboka ko wayishakiye ibumoso ukayibura. Ngo ariko Yobu hepfo kuri 9 aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo, ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana idufashe kumva ibi bintu. Imana y'amahoro ifite ukuntu igerageza umuntu, iyo irimo umuhamagara imuteguramo kuzaba undi muntu ukomeye. Ifite ukuntu iguhamagara ikabanza kukugerageza, ikabanza kumera nk'igushongesheje, nk'uko Yeremiya yabyanditse ku 9:6 aravuga ngo dore nzabashongesha mbagerageze, ngo ukundi nagira abantu banjye nkunda nukuhe. Kukugerageza kwawe bivuze kugukunda kw'Imana. Kuba uri guca mu bintu bikomeye bivuze ko Imana igukunda cyangwa se igufiteho umugambi ukomeye. Nicyo cyatumye gucisha mu gikombe cyo kukugerageza, nicyo cyagutumye kunyuza ahantu hakomeye. Reka mvuge ku kantu kitwa izahabu. Izahabu kugira ngo ivemo ikintu gikomeye ibanza kunyura mu ruganda no muri aside, ikamanza igashongeshwa, bagakuramo rengo, bakamanza bakayishongesha, bagakuramo imiringa, bakayisongesha uko babishaka kose, ikavamo ikindi gikoresho nyirizahabu ashaka. Rero Imana niyo, Bibiliya muri Yeremiya igice cya 18 itubwira yuko turi imirimo y'intoki zayo, doko turi ibumba nayo ikaba umubumbyi. Iyo ishaka kudukoramo rero ikibumbano gikomeye ibanza kudushongesha. Iyo irimo idushongesha ibiteganya ikizatumaza, ibizi ibyo tuzakora. Twebwe ntabwo twabyibwira ngo tubimenye, ariko ibizi impamvu iri kudushongesha. Amen. Izi impamvu iri kugushongesha bakagusohora mu nzu, izi impamvu iri kugushongesha ukaba ugize imyaka 30 utarabona umugabo, izi impamvu iri kugushongesha akagabo iki gihe nta rubyaro ufite, izi impamvu iri kugushongesha ifite icyo ishaka kuzagukuramo. Ntabwo ihangayitse kuko irabizi ko umunsi umwe uzabona umugabo, irabizi yuko isaha yawe nigera izabikora. Yo ifite itariki muri agenda yayo yanditse, ifite itariki yanditse ngo uyu munsi nibwo ubukwe bwawe buzaba, ifite itariki yanditse ngo uyu munsi nibwo uzabyara, ifite itariki yanditse ngo uyu munsi nibwo uzava mu bupangayi ugira inzu. Umva nkubwire, umutima wawe urimo urawujyana ukajarajaza umutima nk'uko Yobu yabigenje. Bibiliya yavuze ngo Yobu ajya iburyo arayishaka arayibura, akata ibumoso arayishaka arayibura. Ahari yashakiye mu byaha asanga ntabyo, ashakiye mu gucumura asanga ntabyo yakoze, ashakiye mu byo yaba yarehemukiye hasanga ntabyo. Arangije aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo, sifa kwa Mungu, izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana itugirire neza. Reka imanzi gushongeshe, nimara kukugerageza uzavamo meze nk'izahabu, izagutungura. Umunsi umwe yarangerageje iranshongesha, baravuga ngo sidiranyishe, baravuga ngo iminsi yanjye irarangiye, baravuga ngo mbese uriya ari gusenga Mana ki. Umunsi umwe yarangerageje irimo ishongesha ishaka kungira uyundi we, kandi n'ibindi biri imbere ntaramenya kuko ndimo ndumva ibinjyana bigenda bimpindura ikindi kintu. Haleluya. Hanyuma abantu komantere abanyuraga bose bakanyuraho bagenda banoshana batuye nguyu ubundi arasenga ibiki ko iminsi yirangiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Erega iyaremye ngo vuka, izindi mpinja zigapfa, ikarema ngo kura, izi neza n'icyo uzaba cyo, izi n'igihe uzapfira. Ariko ibyo biganiro byose barabikoraga bikaza bikankomeretsa. Ibi bisa n'ibyo Birudadi yabwiraga Yobu, bisa n'ibyo Elifazi yabwiraga Yobu, arambwira ngo uzageza hehe, ngo wakwihannye ugapfa, ngo kw'ibyaha byawe ari byinshi. Umva nshuti yacu, hari igihe ugeze ahantu bari kubona ari ibyaha byaguteye ibikomere urimo, kuba udafite imodoka nk'abandi, kuba udafite inzu nk'abandi, kuburya ibiryo bidafatika, doko bazi ko ari we wabyishizemo. Ariko ni Yesu uri kugushongesha. Yesu kugira ngo acungure isi, abo umwami w'ijuru n'isi, yabanje gushongeshwa. Baramubwira ngo wihita umwami w'Abayuda, baramushinyagurira, baramukubita, baramutoteza, bamucira mu maso kugira ngo azabe umwami w'isi n'ijuru. Ntabwo Imana ishobora kukuzamura ku yindi sikariye itaragushongesha. Kugira ngo igugeze ahandi hantu ibanza kugushongesha. Ntabwo, reka nkubwire, niba ushaka gukurikira Yesu ukaba ushaka kuba umuntu w'Imana ariko ntiwemere guca mu bigeragezo, ntacyo upfana nayo. Ugomba guca mu gikombe ikabanza ikagupima, kandi igomba guca ahantu. Reka mvugane n'abantu nka 3 hanyuma twinjire mu mwanya wo kugira ngo dusengane n'abantu bari bafite ibikomere byo kwiheba. Muhumure, nimuhumure. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyambere, Imana yikubwiye ubukwe izana n'abasore basugumwe bo kugupima. Iyi Imana ikubwiye ngo igiye kuzamura gushira hejuru, imanza kuguteza ibindi bintu. Ngiye gusengana n'abantu 3. Ndasengana n'umuntu uhuye n'ibigeragezo akaba waramaze kubona neza yuko Imana itakumva. Ndasengana n'umuntu
basohora mu nzu ukumva ko Imana itazaguha inzu. Ndasengana n'umukobwa urambagizwa akabona ibintu bye birapfa. Ndasengana n'umubyeyi wumva ko yabuze urubyaro. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko guca mu ruganda kwawe uri gushongeshwa kugira ngo ube umuntu udasanzwe. Impamvu Imana iri kugukoramo iri kugira ngo ikubyazemo umumaro. Gutinda kwawe mu ruganda nibyo bikubwira uwo ugiye kuba we. Tugiye gusengana Imana, ugera ahantu wumva nawe Imana igushyira hejuru, igukomeza. Imana ikuvana ahantu wari uri, igutandukanya n'ibyo bikuziritse. Nta mukozi w'Imana n'umwe utarageragejwe. Yeremiya yarageragejwe, Pawulo yarageragejwe. Baramushinyagura bavuga ngo wowe wiyita, kandi ni bene se babikoraga. Bavuga ngo wowe uyiswe Pawulo gute ko mu gitero cyagiye kwica mwene data Stefano wari ukiyoboye, ngo uyu si Sawuli. Batangira bamushinja kandi Imana yamutoranyije. Nawe hari byinshi bigenda bigukamura, ariko nizeye neza ko ugiye gutsinda mu izina rya Yesu. Imana igufashe kumva ibi bintu. Imana igufashe kukuzamura mu myizerere. Iyo basubiza abamushinyaguriraga arababwira ngo reka mpimirwe ku minzani ingana, ngo nimara kwemerwa. Hari iminzani Imana igigira yo gupima abantu bayikunda. Hari iminzani Imana igigira ikaguterekaho ikavuga ngo uyu muntu reka ndebe niba muvuga ko atarava mu itorero, reka ndebe niba baramushinyagurira gatoroka, reka ndebe niba uyisuga umwe waruje kumurambagiza ari umukobwa ko aratakorari, ikagupima, ikagushongesha, ikagupima, ikareba, kongera igasubiza muri aside, ukongera ugashya neza, bakakuvuga bakavuga kuri indaya, kurepeta wirata, kubwiriza wishyira hejuru ko wikundishwa imbere y'abashumba, bakamanza bakagushongesha kugira ngo noneho nurangiza ukomere. Numara gukomera uzabona uko uzakomeza abandi. Umuntu Imana izakoresha ibikomeye imunyuza mu ruganda. Imana y'amahoro itugire neza. Tugiye gusenga. Wari wihebye, wari ucitse intege, wari umaze kugera ahantu wumva yuko ushongeshwa cyane, Imana yakwanze, uri uw'agaciro kuko igushongesha ibizi yuko uzaba uw'agaciro. Imana nitugirire neza, igiye kongera kugukomeza, igiye kukuzamura kuko iyi message yari yawe. Mana nagushimye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizimanuke, zibe kuri uyu muntu wari ugushongeshwa, zibe kuri uyu muntu wagushakiye iburyo akakubura, akagushakira umunsi akakubura. Yongera azamuke, yongera agire kure, yongera asubizwe mu ibyiringiro, agira ibyiringiro ko agiye gutangira kwakira ubumana bwawe, agiye gutangira kwakira gusigwa, agiye gutangira kwakira ibimenyetso n'ibitangaza kubw'izina ryawe. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo wavuze ngo ukundi wagira abantu bawukunda nukuhe, ngo nzabashongesha mbagerageze, ngo ukundi nabagira nukuhe. Reka udushongesha utugerageza, ariko nurangiza utwerekane tumaze kuba izahabu, utwerekane tumaze gukomera, utwerekane tumaze kuba abandi bantu badasanzwe, utwerekane mu yindi shusho, utwerekane batakituroga ngo bidufate, utwerekane batakituvuga ngo tugwe, utwerekane. Haleluya, haleluya, utwerekane, haleluya, utwerekane. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze, ndagushimye. Cyubahiro no gukomera bibi byawe. Amen. Shalom.